Mwongeye kwirirwa bantu mukunda GYT ukomeza kubafasha umunsi ku munsi ku bintu bijyanye na YouTube channel. Hari abantu benshi baba bafite ibibazo byinshi cyane bakomeza kwibaza ku bintu bijyanye na YouTube channel. Njyewe naje mbafashe ku byo dufatikanye ku bibazo tugomba gukemura ku bintu bijyanye na YouTube channel. Hari ibibazo byinshi cyane, ati umuntu wese agenda yibaza ati ni gute YouTube yampemba, ni iki bisaba. Nanjye rero naje kugira ngo mbabwire icyo bisaba cyose kugira ngo umuntu nawe abashe kubona ku mafaranga ya YouTube channel. Hari ibintu rero bitanu mbazaniye, ibintu bitanu byabafasha gutuma buri muntu wese aba monotize kuri YouTube channel. Ibi bintu bitanu ubikoze nawe wabasha kuba monotize kuri YouTube channel, nawe ukajya ugira na views nyinshi, cyangwa hari n'ukuntu umuntu akuramo subscribe ntuza watch time ikananirana neza igakomeza kugorana cyane. Hari ukuntu bavuga ngo watch time, hari ukuntu umuntu areba kuri dashboard yiwe ya watch time, wenda sub zaruzuye akabona watch time ngo ni ibihumbi bitatu, kandi ubundi ubusanzwe tuzi ko umuntu wabaye monotize nuko aba yakuyemo amasaha ibihumbi 4. Reka mbabwire rero impamvu biriya bihumbi bitatu babishyiraho hariya. Impamvu ushobora kuba monotize kuri biriya bihumbi bitatu babara mu minsi 90. Iyi minsi 90 irenze ubwo ukora ibihumbi 4. Impamvu bashyiraho cyangwa sub 500. Hari ukuntu umuntu nawe yuzuza sub 500 ariko akavuga ati se kuki bataravivura hariya ko nanjye naba monotize. Bisaba ko wuzuza wenda sub 500 mu minsi 90, ukanarenzaho ukagira watch time ibihumbi 3 mu minsi 90. Ubwo iyo minsi 90 irenze bisaba ko ufata amasaha ubwo ibihumbi 4 na subscribe 1000. Uburyo nawe ndetse wabonamo ari amasaha nk'uko nanjye byagenze, urabona nanjye nujuje, nabaye monotize mu gihe gito cyane ngifite sub nabaye monotize mfite sub 3000. Amasaha watch time nahise nyikuramo kuri video nkeya cyane nari maze gukora. Nawe rero nje nkubwire ukuntu nanjye nabigenjeje, nawe ariko nawe wabigenza kugira ngo ubashe kuba monotize hano kuri YouTube. Ikintu cya mbere ugomba kubanza kwibandaho mu bintu bitanu ugomba kugenderaho kuri YouTube channel kugira ngo ube monotize. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho cyane gituma abantu bose bifuza kukureba, bikabakurura bigatuma bifuza kureba ibintu byawe ukora. Ikintu cya mbere ubanza kureba hagati aho ngaho, ubanza kureba ikintu cyitwa thumbnail. Thumbnail igufasha gutuma umuntu wese ashaka kureba, ashaka gukandaho. Thumbnail ni foto imwe ushyiraho umuntu atarakanda muri video yawe ngo yinjiremo, ya foto abanza kubona niyo thumbnail. Nayo ndabereka ukuntu nayo bayikora ndetse n'uburyo bayishyiraho kuri YouTube muri video ikurikira. Ndayibereka ukuntu bayuploadinga kuri YouTube n'ukuntu ndetse banayicreatinga thumbnail ibasha gukurura abantu bakabikunda cyane, nyine bigatuma binjira muri video yawe bakayireba, kandi ndetse na watch time bikagendera icyarimwe. Iyo thumbnail nyine umuntu yirebye bituma yinjira muri video yawe akareba se iki ni iki. Niyo mpamvu usanga kenshi hari abantu bakunda gukoresha thumbnail biteye ubwoba, ugasanga nk'umuntu yakoresheje inzoka nini cyane, kandi iyo nzoka ukaba wakinjira nko muri video ukarinda uyirangiza iyo nzoka ntayo ubonye, cyangwa ukabona nk'impanuka idasanzwe kuri thumbnail ukarangiza ukagereba video ikarangira ntayo ubonye. Iyo thumbnail nicyo kintu rero nacyo ugomba kubanza kwitaho, ugakora thumbnail nziza. Kandi wowe cyiza ntukore thumbnail yo kubeshya abantu, ugakora thumbnail mu bintu uri bwerekane, uri buvugeho, kugira ngo umuntu nubwo yareba iyo video yawe ku buryo n'indi video yaza kuyireba nta n'ikibazo, akakomeza agakurikirana ibintu byawe. Ubwo ikibazo, iyi ntuza ya mbere tubonye, step ya mbere kugira ngo ubashe gukuramo amasaha kuri YouTube channel, ubwo ubanza kwita ku kintu cyitwa thumbnail. Ikintu cya kabiri rero nacyo kigufasha gukuramo ariya masaha. Ikintu cya kabiri ubanza kwita ku kintu kijyanye na video, iminota imara cyangwa igihe video yawe iri bumare.
urugero nukora video y'umunota umwe ikarebwa n'abantu 100 cyangwa 50, ubwo urumva amasaha umuntu amaze ayireba areba uwo munota umwe. Ariko ukoze video wenda nk'iminota 5 cyangwa iminota 10, ubwo urumva amasaha uko bareba video uko batindaho niko amasaha agenda yiyongera, nyine amasaha agenda aba menshi. Mbega nawe urabyumva kuko video ntoya na video ndende ntabwo byarebwa kimwe. Ubwo urumva ko video ibaye ndende nibwo watch time yihuta ndetse na sub bikagendana. Subscribe nimba ari subscribe 1000 uzujuje, ubwo umuntu warebye izo video zawe yanagendaga areba watch time ugasanga naho biri kujyana. Impamvu abantu benshi usanga sub zarageze vuba 1000, watch time yo 1000 nyine watch time n'igihumbi cya watch time kitarageramo. Impamvu biriya bintu bikunda kubaho ni ukubera ko ukora akavideo gatoya abantu bakaguha subscribe banakarebye ukanafite na views, ariko ugasanga amasaha ni make. Ni ukubera ko ukora akantu gatoya abantu bakakareba kagahita karangira vuba cyane. Ubundi hari nk'ikindi kintu nacyo nagize, buriya ntuza amashoti nayo kuri YouTube barayareba. Shoti kugira ngo naho bakugire monetize, amasaha ya shoti nyine kugira ube monetize, nuko uba wararebwe waragize views miliyoni za views miliyoni 10. Ubwo kugira ngo bakugire monetize kuri shoti nuko bararebwe na miliyoni 10. Uri kubyumva watch time yazo. Ubwo ikintu cya mbere twarebye ni thumbnail nziza. Ikindi kintu cya kabiri ni video ndende nyine ituma abantu bakuramo watch time. Byari nk'umushuti wanjye nzi wakoze video ifite iminota 40, iyo video akora video imwe gusa ahita agira amasaha 3000. Uri kubyumva neza. Ubwo yahise agira amasaha 3000 ahita asigara ahangana n'igihumbi gusa. Ubwo urumva iyo video yari muzamuye cyane kubera ko iyo video yari ndende ihita imufasha kuzuza ayo masaha nako kugira amasaha 3000 aburaho igihumbi. Kandi ikindi ugomba gukora kugira ngo abantu bagume banakurebe nyine ntibarambirwe kukureba, ikintu cya mbere ugomba kwitaho ni ugukora ibintu utababeshya, ukora ibintu bya nyabyo, nyine ubona nta kintu bakubeshye, umuntu murakomeza mukagendana kandi akanakomeza akakwizera akajya areba ibintu byawe. Hari abantu benshi bakora ibintu ugasanga arimo arabeshya cyangwa arimo aravuga nawe n'ibintu atazi. Ugomba gukora ibintu uzi, ukabanza ukiga kuri content yawe. Ese content yanjye imeze gute? Content yanjye ni ukwigisha abantu. Ese ibyo mbigisha ndabizi neza? Ukabanza ukamenya ko ubizi neza. Nkanjye nkora bino bintu bya YouTube, ni ibintu mbanza kugenda nkareba, nkabanza ngasashinga, nkamenya neza mbere yuko nza kubibabwira. Nawe rero nimba ukora wenda content, urugero uri umuhanzi, ukabanza ukamenya neza ibyo ukora, cyangwa se ukina comedy, ubanza ukamenya se ibintu nkora birasekeje, abantu bazabireba ni abana, ukamenya nyine nawe uko ubikoramo. Ubwo ikintu cya gatatu rero tugezeho, ni live. Kujya kuri live kuri YouTube bituma nabyo watch time igenda, kandi cyane ko kuri YouTube kuri live unatindaho cyane. Kandi umva ikintu bisaba kugira ngo ubashe kujya live kuri YouTube. Ikintu cya mbere bisaba ni abasabu 55. Abasabu 55 ntago ari abantu bagoye cyane. Ikindi kintu bisaba kuba utarigeze nyine urenga ku mategeko ya YouTube. Ku mategeko ya YouTube ikoresha, hari amategeko igutegeka ntugashyireho video y'abandi, mbega nyine ntuyarengeho, ukaba uri mu murongo mwiza wa YouTube, ukaba ufite n'abasabu 55. Ewana live yawe uyijyaho. Hari n'utundi tuntu nzabereka, utundi setting bafungura dutuma live inaba nziza abantu bakayireba cyane. Ubwo live ugomba gufungura
nako ugomba kuba ufite sub 55 utaranarenze no ku mategeko ya YouTube. Kandi umva ikindi, hari abantu bajya bagira ngo imashini, ngo kuba ufite imashini ngo nibyo bituma ngo ujya kuri YouTube ngo ugakora, oya, na telefone yawe nayo ubwayo yagufasha gukorera amafaranga kuri YouTube, cyane cyane ko telefone yawe nayo igufasha kujya kuri live. Ikintu cyiza kigomba kuba gihari ni uko telefone yawe igomba kuba ifata amashusho meza, kugira ngo nyine umuntu ukureba ntaze kukurambirwa kandi akanatindaho mu bintu byawe, nyine ntagende, ibintu byawe bikaguma bikamukurura. Nicyo kintu gituma telefone nanayizana imbere y'imashini, kuko telefone buriya irafasha cyane, kuko buriya imashini, amashusho y'imashini ntabwo aba ari meza nk'aya telefone. Telefone buriya igira amashusho meza, wowe ugapfa gushyira hariya ugafata live ukaganira n'abantu, ugafata nk'umuntu ukajya umubwira ati mumbaze ikibazo mushaka ndabasubiza, cyane cyane nyine nk'abantu bakora content nk'izi ngizi zanjye, ati mumbwire ikintu mushaka ndabasubiza, bakajya bakubaza ibibazo nawe ukabasubiza utanababeshya, ubasubiza neza, bituma abantu mugendana no mu minsi yose, nyine umuntu akajya akomeza akagukurikirana nta kibazo. Ubwo ibintu bitatu tumaze kubona, icya mbere ni thumbnail nziza, icya kabiri ni video ndende, icya gatatu twabonye ko ari ukujya kuri YouTube, ukajya ujyaho kenshi cyane kuri YouTube, nyine bituma watch time yiyongera, kubera ko YouTube kwa kuntu nyine uri kuganira n'umuntu mutindanye umusobanurira, buriya amasaha barimo aragenda, YouTube yo ibirimo irabara. YouTube ibirimo irabara, ako kantu umuntu ako mukiteho cyane. Ikintu cya kane nacyo mugomba kwitondera, mukitondera cyane, gushyiraho video nyinshi cyane kuri YouTube, kandi ukamenya n'igihe uzishyiriraho. Nzabereka ukuntu umenya igihe abantu bakurebera cyane cyane, akaba aricyo gihe ugomba kuzajya wa-uploadingaho. Ikintu rero ugomba kwitondera muri video nyinshi, ugateguza abantu bakamenya igihe wa-uploadingira. Nk'urugero, nimba wa-uploadinga buri munsi, ujya muri community yawe ugashyiraho nk'ifoto, ukababwira ati ejo nza-uploadinga, cyangwa nka WhatsApp yawe ufiteho abantu benshi, ukajya ubabwira igihe indi video yawe bazayibonera. Nyine mbega abantu bakabimenyera ko, urugero ko buri munsi babona video nkanjye, buri munsi muzajya mubona video yanjye nshyashya. Nicyo kintu rero abantu bagomba kuzajya bamenya, ko buri munsi babona video yawe, nyine mbega abantu ntibakurambirwe. Kandi n'ikindi, YouTube nayo ikajya ihora ibona ukora, utari nka ba bantu batinda ugakora nka video rimwe mu kwezi, cyangwa se ugakora video rimwe mu mezi abiri, nyine ubona udashyiraho video nyinshi. Ubundi ibintu biba bisaba ngo ubigire nk'aho ari akazi, ubiha umwanya, kugira ngo nyine nibwo abantu benshi babasha kukureba, kandi nyine abantu bakabasha kukubona, bakabona ko unahari. Ubwo ibintu tumaze kubona ni 4. Tumaze kubona icya mbere ni thumbnail nziza, icya kabiri video ndende, icya gatatu kujya kuri live, icya kane video ndende. Mureke mbabwire ikintu cya gatanu, ari nta nicyo cya nyuma. Icyo cya gatanu nanjye ndagikoresha, mbega umuntu wese wo mu YouTube creator wese arayikoresha. Iyo step ya gatanu. Iyo step ya gatanu ni ugukora playlist. Playlist igufasha ibintu byinshi cyane. Gukora playlist bigufasha ko kwa kundi umuntu arebye video yawe imwe gusa, bikagufasha ko areba na video yawe ya kabiri. Nyine mbega umuntu urebye video yawe imwe, kwa kundi video yawe irangiye, igahita imushyira no ku yindi video yawe iri muri playlist, kwa kundi barakoze playlist. Hari nka video yanjye nakoze, igira ndakeka ni nk'ibihumbi 5. Bisaba ko umuntu uyirebye, nyine yari step imwe ahita ajya ku yindi step, none indi step yo igahita imwizanira kwa kundi ureba, ugahita ubona n'ubundi hasi hari indi video yawe. Ni uko uba warakoze playlist zawe zirimo ibyo ngibyo wigisha. Hari nk'ukuntu umuntu usanga yarakoze playlist, ugasanga hariho umupira, hariho amakatuni, hariho filime, hariho document, nyine ari mbega biravanze, ni ibintu byinshi cyane bivangavanze. Ibyo bintu rero biba bigoye ko umuntu yabona intuzi. Ubundi ikintu cya mbere ugomba kubanza kwitaho,
kubanza kumenya ese content yawe ni iyihe, ukabanza ukayimenya, ntukajye uvangavanga ama-content, bituma abantu benshi barambirwa cyane, barambirwa vuba 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 vuba. Ikintu rero ugomba kwitondera ni ukuzipanga ku murongo playlist ku buryo imwe irangira hajyamo indi. Ubwo ibintu bitanu tubonye, icya mbere twabonye ko ari thumbnail yawe igomba kuba imeze neza ikurura abantu, video ndende ikagufasha gukuramo watch time kubera ko ari ndende, kujya live guhora kuri live nabyo bigufasha kuba nyine abantu baza ari benshi, kandi n'ikindi watch time ikanihuta cyane. Ikindi kintu cya kane twabonye ko ari ugukora video nyinshi kandi ukagira igihe ugomba kujya ushyiraho amavideo yawe. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma twabonye ko ari ugukora playlist zawe, playlist z'ibintu bijyanye nawe gusa, ku buryo umuntu urangije kureba video imwe ahita areba n'indi. Ndagushimiye wowe wabashije kubana nanjye gukurikirana ibi bintu byanjye na support yawe umpa, ndayigushimiye cyane wowe tugeranye ku musozo w'iyi video yanjye. Ibi bintu ubu mbashije kukubwira nubasha kubikora uzakuramo aya masaha vuba vuba nk'uko nanjye byagenze, nanjye amasaha yavuyemo vuba vuba ntabwo yigeze atinda, nyine nawe bigufasha, birakumotiva cyane guhita ukuramo watch time vuba vuba. Ubwo unyandikire muri comment umbwire ikindi kintu wumva ko ushaka ko wumva ko nagusobanuriraho kigucanga cyane kuri YouTube, nzahita ngikora cyane. Murakoze cyane kubana nanjye.